Sister bite? Ni sawa. Meze neza? Meze neza. Uri kujya ese ko mbona ndimo ndajya kuri boutique ndebe ko nabona icyo njya. Nose ko uri wenyine nta muntu muri kumwe? Mu rugo nta muntu uhari. Nose ndi kubona uri mu mye uri kwijyana wagakwiye kuba uri kumwe n'umuntu. Mu rugo nta muntu uhari. Hari aho wabuze hano hafi se ngo handangire? Hafi hari akabotike. Akabotike yego hano inyuma. Yego wahangejeje se? Nagogeze. Nagera aho nari ngiye hano imbere gato ariko reka ngufashe nta kibazo ngugeze. Wabukoze cyane. Sawa. Umusazi. Ati nagutwara humura. Ese dakwita de sister. Nari ndi kukubaza. Ndi kukubaza nyine wavutse umeze gutyo. Navutse nisanga uko nguko. Ubwo yaramfashe. Humura ntacyo nagutwara uriya ni wanyu. Wo muri quartier ntabwo. N'ubwa mbere mubonye. Ntabwo bwateze. Neza. Tuza. Ubwo waburanyisha. Tuza. Yesu waruvuye. Narimvuye aha hirya. Urugo se ni he? Narimvuye ara kuri boutique tunarimvuye gufata. Tunaruvuye gufata. Mu rugo ni hano hepfo. Hano hepfo. Ahubwo muriyo nawe hariya aranka ngashaka kumufata. Ubwo waburanyisha. Oya urantuka mutinye nta kibazo. Oya karakanye. Batarwana se. Ura ni umunyamahoro pe. Ni umusazi nyine twitungiye muri quartier ariko nta kibazo cye. Ese kwandi kumva wagira ngo nawe ikibazo cy'ubumuga. Nakoze impanuka. Ari ikibazo cy'amaguru. Niyo mpamvu uri kumva buno ndi kugendera mu mbago. Wumva nyine duhuje ibibazo. Ndabyumva ariko no kwihangana. Ariko ndi kubona uri agakobwa keza. Uri mwiza sinzi nyine ari ukuntu Imana iguha nyine gusa twabyita nk'ikigeragezo. Ntabwo yaguha byose. Ntabwo yaguha byose ariko gusa uri mwiza. Se muranshaka hiki? Ese muri bande? Kira hasi ariko. Barangije ni mu ntabare. Usibye ko amushuye akantu gato k'icyuma. Boutique, dore boutique ni iriya. Mwiriwe. Adufashije se. Yego karibu. Mubwira icyo ushaka. Wamaye keke. Shaka keke. Keke ni kibazo. Nari. Sawa murakoze. Kandi ijya unzanira abakiriya ubutanza ashyiraho akapromosiyo. Ubutaha agapromosiyo kuri keke imwe. Oya ariko buriya rimwe bishiduka havuyemo icupa. Aya nibyo ariko. Byari no gutebya. Murakoze. Abacuruzi se ubazi twigendere. Rero umujene w'ibwoga yarati. W'igicumba ariko. Namugiriye byiza atari muzima nuko yakoze agisida. Reka tugende. Sawa urugendo rwiza. Imana ishiremo imigisha. Inshallah kandi nawe baraka wana. Ariko umugore uzagaruka mureba neza. Mugiye kubyara iki se ko nani bagiye kubikubaza? Umuhungu kabisa. Muhungu. Nzaza kuguhemba sha. Sawa bye.
Ose sister wanjye nari ngarukiye hano nifuzaga nyine ko usubirayo amahoro ntabwo sinzi ukuntu tuzongera kubonana. Urakoze cyane ariko naguha nimero ya sister wanjye wamboneraho kuko iyo umuntu anshatse aramuma tukavugana. Yego Simba aribyo byaba byiza kugira ngo tuzongere tube twabonana. nta kibazo ayimbwira nta kibazo. 078 yego 92 ibipe numva nta kibazo. ndikumva ibicamo. Urakoze cyane rero. nakwishimiye ariko wakoze cyane ndaza kukuvugisha nta kibazo. kandi ugire urugendo rwiza. Urakoze cyane kandi uri keza. merci. sawa bye. Bye. Mwana wese buri munsi duhura mu bibazo. wasanga ari marayika murinzi wawe. Shana ukuri pe urakoze va unije biriya bisambo ni ukuri. ese gute wamugani inkuru uri mu byago nanjye ntabwo mbizi ko mba ntabiteguye kandi nanjye bimbaho ntabwo mbizi muri iyi minsi ntabwo nzi ikintu mfite ni ukuri ndaza gusenga cyane. wasanga ni igisubizo cy'ibibazo byawe uri kwiteze. Ni byiza. umeze neza. wese umeze uti? shana nimeze neza. ubushize twahuye umusozi uri kwirukanka none ubu duhuye ibisambo bigiye kugira gute kwambura buri kimwe hafi no kwambura ubuzima siko byari bifite n'ibyuma se. kandi reba hano reba ukuntu yangize reba uzi ko amushuyeho icyuma reba hano ukuntu hahise haba umutuku habwo iyo utaza kuba babakinteye noneho undi yari yanize ndimo kokerwa hano mu ijosi yari yanize hano mu ijosi. humura ariko ntacyo ubaye humura. noneho narwoze mbabona mu maso urasanga ari nk'ibisambo byo muri karitsiye. nahabaye reka hano haba ibisambo byinshi cyane hitondera no hano hantu ni habi pe ntabwo nzongera kuzaza amanyura ni habi pe. ariko reba nka kiriya gisambo reba kigutera icyuma reba iyo nzobe yawe. kuko none se ibyo ngibyo iyo ikintu cyateguwe ubundi gitoranya umuntu ngo runaka ngo uyu ngo gafite inzobe ngo yarirabura oya. nyine rero ni ukureba ukuntu uri mwiza nyine kubona igisambo cyagutera icyuma kikakwangiza n'isura yawe reba n'ukuntu uri keza. urakoze se si untabaye. pole sana nyine nanjye nahabaye tu. shana ukuri pe urakoze imana imuvugisha. shana ukuri ndagushimiye uri umuntu mwiza. sinzi impamvu gusa nta birenze ntabwo ndi umuntu mwiza cyane ariko ndagerageza kuba mwiza. oya ni ukuri muri iyi minsi ndimo aragenda mbibona nyine ndabibona gakeya gashoboka kuko ntabwo wankiza biriya bintu cyangwa ibintu umaze kunkorera mvuge ngo nyine ngewe nibyo nshingiraho pe. umuntu ushobora guhura nawe akaba yanagucaho abantu bagiye kugira nabi ariko wowe uri umuntu mwiza pe urankiza urantabara. harya ushize twahuye nyine uri muri biriya bibazo ariko umbwiye izina ryawe ariko nararyibagiwe nari ndi muri situwasiyo mbi ntabwo mbyibuka arimo arabikubwiye nitwa Arene. izina ryiza. ese wabitaba? sinzi niba nawe oya ntabwo warimbwiye ko niyo wari kubimbwa ntabwo nari nkibyibuka pe kuko situwasiyo nari ndimo ntabwo yanyemerera kuba nkibyibuka. Ni sawa. Yego nageze mu rugo amahoro. Nageze mu rugo mufasha nawe ashobora kuba atarahagera. Yego. ko nageze amahoro nta kibazo ahubwo se nzaza kukureba ryari? tuzabipanga dushaka umwanya uhagije. Yego. ariko nyagira mubwire ko nakwishimiye numva nyine sinzi nyine ukuntu nyine muri njye meze. Ni byiza gusa nanjye numvise uri umwana mwiza mu miganirire. Yego.
ya biba byiza nyine naje kugusura nkubwira ikindi maze byabone ko byiza ariko se nawe ubundi ndakubwiye kunangira nomero nuko uzajya ubyuka buri gitondo wicaye mu ntebe uvugira kuri telefone. Ndakubwiye kunangira nomero ndakubwiye kunangira nomero ntabwo ndi kubaza ntukanangire nomero ndakwiyamye. none se ugira ngo mbahizande ubahizande uzagura iyawe gusa sister wagireka kunkomeretsa ese undi wowe mvura igiki mu buzima nanjye ko natahisemo kuvuka ameze uko ngo uri no kurira ariko akaga kabaho mwana we. uyu bundi nakubwiye ngo abantu nkamwe muraho kuba mu cyumba gusa nta gusohoka ntajya ubundi zavuganaga nandi. uyu ni ndahaye nomero yanjye ni umushuti wanjye twahuye. Mwahuye uramubona ntabwo mubona ariko we yambonye. umuha nomero yanjye mbese nari kumuha iyanjye wari kumubwira akazajya aza kukureba hano gutya akagusanga mu cyumba ntabyo kunangira nomero n'ikindi genda kwiyamya utazongera urabyumva. sister wagireka kumbwira umva reka mbanza ngo nkubwire ngewe kuba naravukanye nawe ni igisebo basi uzajya ugenda wicare mu cyumba hakagira umuntu uza hano ngo akubone uri kubyumva. njyewe maje kukurambirwa ndakurambiwe rwose. ega nawe uhitamo kuvuka ameze uko nanjye nisanze uko nguko. mwese uzakuma gutyo kugeza ryari? mwese nagira gute ubundi ubona uzigeza kuki? ako se sister wagireka kunoteza koko igihe uba wamereye ubu mbwira nabi uncihura uko wagira ngo ni njye wahisemo kuvuka ameze uko nguko. kuba waravutse uko nguko ni ikosa ni n'ikibazo uri ikibazo mu bantu. ibaze ko ndi mukuru wawe kugira ngo unanyubahe wavutse usanga ameze uko nguko. ubu ngubu wagenda mu muhanda ukavuga ngo uri mukuru wanjye. n'abantu bo mu muhanda barandeba bakangirira umuhe nawe ubwawe uri ahangaha njyewe nta muhe neze kukugirira na gato habe na gato. ntazagire n'umuntu uzajya ubwira ko uri mukuru wanjye kuko uba ugenda utsebye ahantu hose. ntuzi nuko usa ntuzi n'ibyo wambara uko biba bisa nk'ibi bikanzu wambaye n'ibiki ubwo se ugiye kamufunge ndabona nta kindi ntabwo ugwiriye intebe. ugira ibibazo urugo navukiyemo rwose. izuba rimeze nabi mbonye amagi kandi mbonye ashaka waje ukama igi sister karibu mawuja n'amara amagi rwose yashyushye nayo uyu munsi watesitinga twumva nta kibazo. nkunda amagi cyane none numvaga nyakumbuye kuko umuhanda se ibyo ngibyo ni umuhanda se bitwaye iki? hari umuntu utarya wama igishu bana arashyushye ameze neza we ntabwo ufata rezo wangiriye se iyo si umunyu se namarika nyine bashyiriho no uri kubona aya magi ashobora kuba aryoshye dore hariho twa tuntu tw'amagi k'agashiko karacyari igishishwa cy'amagi aricyo gifite intungamubiri. sindabona ahantu barimo kukirya rwose. uri umunyu mwinshi oya mukeya uri aho uwo ugize ugereranyije biraryoshye. ntabwo nzi gukunda ariko zewe wagiye bakwe nandaho
mukobwa wanjye wabaye iki ko mbona wihebye? sha dadi ndababaye, ndumva mbabaye. Mbwira we byagenze bite, wabaye iki? Murumuna wanjye amajije kumbwira nabi, Ngo nguki? anuka ngambwira ko nta kintu maze, nta kintu mufasha. Ntumubwire ko ari ka gashyano umaze iminsi nihaniza kakubwiye gutya. Sha dadi yambwiye nabi, mbona nzapfa ntacyo nimariye, ngo n'ubundi nirwa nicaye yicuza igitumye yaravukiye ahangaha. Ihanagure mwana wanjye, mwihorere kagiye se ku gashyano ngo mbanze nkasomere n'agatuke kwanza. Ari mu nzu niko nsohotse nicara hanze kugira ngo Umukobwa wanjye akora igiti agakora ibuye, Arisa wanjye. Uriya mwana rero wirirwa yivugisha ngo abantu ngo ni impumyi, ngo ni ibiki. Uri uwanjye, ntihazagira umuntu uzajya gukomakoma. Ni wowe uzanzanira inkanga, bariya bose mbabona nk'aho ari ibigogi byirirwa bibunga aho ngaho. Nta soni niko yari ari kukubwira. Ndababaye. Niko washyanuwe? Uri hehe?